se weshe muga muga abana bacu bagiye kujya mu musobanuze muganga nawe ubonye ni mwinshi cyane rwose pe amafaranga ari menshi cyane twakize pe nanjye birandenze nanjye ko ikaze bakunzi bacu kuri uno munsi rero nanone ndi hano nagize umugisha ko ndi kumwe na famille nziza nk'iyi umumama ndetse n'umupapa bamamagaye bambwira ko bifuza ko naza kuba mari nk'umunyamakuru kugira ngo nze kuba umuhamya ibigiye kubera ahangaha bambwiye ko ngo ari umuganga ngo bavugishije abaha gahunda y'uyu munsi wo kuba bahindurirwa ubuzima reka wenda nangire mbavugisha n'ibindi baraza kudusobanura bite byiza bite papa ni byiza hanyuma rero mwamamagaye mumbwira ko mwifuza ko naza kuba ndi kumwe namwe mu gikorwa kigiye kubera hano hanyuma muganga gahunda yabahaye ni iyihe yabahaye gahunda y'uyu munsi kuri uno munsi bimeze bite duhaye gahunda y'uyu munsi sangahe yaduhaye gahunda ya saa 10 saa 9 gutyo hanyuma ibijyanye n'uko wenda nza kuba mari nk'umunyamakuru byo mwabimusabiye uburenganzira twabonye umuganga hari aho yahaye umutungo nimbabaje uti ko ndi hano nk'umunyamakuru kandi mwansabye ko nza kuba mari ese yabemereye ko naza kuba mari yaratubwiye ngo umunyamakuru agomba kuba hari noneho akabyereka abandi bantu nindi kukubwira twari twavuganye kuko twe twamubonye kuri YouTube ari guha umuntu umutungo yari ari guha n'undi muntu yego none turamuvugisha tumusaba yuko yazawuduhereza nk'umunyamakuru ahari nyine akahagera akabyereka abantu hanyuma rero muganga bahaye gahunda imeze gute biteye gute biragenda gute yaduhaye gahunda ya saa 8 yego ndabona zigeze bibaye byiza rero kubera ko hageze twaguhanga nimero ukamuhamagara ukamubwira ko yababwiye ngo yababwiye isa nigera mu muhamagare yego ari ibintu runaka se wenda yababwiye kuko ari abandi nize kujya kureba bo nsanga ari ibikoresho agiye basaba bagomba kuba bitwaje mwebwe nabyo yababwiye natwe yarabitubwiye yadusabye ko twamwereka nk'inote akadufasha natwe tukabona ubutunzi ngo ugomba kuba ufite inote y'igihumbi nakindi yababwiye oya ntacyo nakindi yabasabye wapi nakindi yabasabye papa yatubwiye ko tuzaba dufite n'ibafu hafi aho ngaho ibasi byadutse ibafu ngiye ibintu by'ibafu sinari mbizi nakijya hano nagiye naho bavuze ibafu nimba ari ibafu nimba ari inaha muvuga ibasi ibafu ubwo ni ibasi ubwo ni uruhero rurimo ibafu ni ibasi wo mu nomero z'uwo muganga kugira twihutishe mbe nagira gutembe najya no kwikuzanira ibafu ntundi nago ndi ubwo nenze ko ibafu muyikenera ruko wenda muganga twamuhamagaye cyangwa n'ubundi se ako ibyiza nuko mwaba muyifite hama muganga tukamubwira ibikoresho byose bigize gute byahagihari neze tube twamuhamagara ibase se byabyiza ubwo mubaye muyifite kugira ngo wenda nitunamuhamagara bize kuba bigize gute aze kuba mwe mwiteguye neza ko nomero ndabona atari kumfata neza ariko banduza nibasideje kugira ngo neza papa uraza kundemera se nibicamo nta kibazo rwose nibicamo nanjye ndaza kukureberamo ka fanta rwose nta kibazo wayiteguye na hafi mba nayizanye nomero njye cishemo turebe ese urumva ubwo nubiramutse bikunze urumva ikintu cyame mwata mukora ni iki twagura inzu tukagura wenda masambu inka tworora mbese natwe tugatera imbere nk'abandi yego ase mufitanye abana ubu dufitanye abana guhita bajya kwiga mu bigo bikomeye cyane bihenze cyane rwose shiremo Allo mugabo wiriwe neza cyane mwana wanjye yego ni wa mu mama yego ko ya saha yari igeze se yasaye irihe wa mu mama nanisemereye kuba nahereza umutungo wambwiye ko washwanye na ba mukeba utwara n'umugabo utwara n'abandi yego hanyuma ko wari wasabye ko agomba kuzana abandi bantu barahari se
nta kibazo nabo barahari. hanyuma ibyo nakubwiye urabiteguye se? Narabiteguye ndabifite. hanyuma harya wateguye inote ugomba gushyira mu gikoresho? Byose ndabifite. hanyuma rero gira vuba bakoresha umwanya ugakomeza kuwunenda, fata iyo note uyishyire mu gikoresho uyihuweho gatatu, numara kuyihuweho gatatu uyirambike muri icyo gikoresho, gira vuba vuba nkubwira ibikurikira. arakubwiye ngo waho gatatu. Abaganga ndabatinya mananye banumva. Nese kutayishyiramo kandi kutegetse kuyishyiramo. Nayishyizemo. Nayirambitsemo. Vuga ngo mu mugisha mubyeyi inshuro eshatu. Vuga ngo mu mugisha mubyeyi inshuro eshatu. Mu mugisha mubyeyi, mu mugisha mubyeyi, mu mugisha mubyeyi. Vuga ngo nk'uko itaka ridashira ku musozi abari ku mutungo mu mayi itazashiraho. Nk'uko itaka ridashira ku musozi aho ari ku mutungo mu mayi itazashiraho. Umutungo watangiye kubona kuri kuzamuka. Nawubonye ni mwinshi cyane rwose pe. Aya mafaranga ari menshi cyane. Mbega umva twakize pe. Nonese mana yanjye birandenze. Muga urakoze rwose weshe. Nese muga. Muga. Abana bacu bagiye kujya mu Uceceka mutsabanuze muganga mwakabyara. Nagira ibibazo nkwibariza niba nakugoye. Uyambaza nta kibazo cyawe. abana bacu bagiye kujya mu mashuri meza. tugiye kubasha mu mashuri. Kari abantu bajya bavuga ko bajya babitirira bakababeshya ko babaha umutungo nibabaha umutungo. Ese abo ngabo mwebwe nawe bihano mubategurira? Mata umva hehe n'ubutindi. Aretse ngumva muganga mwakabyara. Yari ari kumwe n'umugabo we ngo bari bafite ibibazo ariko ngo bari bazanye. Uri kumbaza urinde? Ndi umunyamakuru bari bambwiye ko nyine ngomba kuba mari ngo wari wabibemereye niko bambwiye. Uri umunyamakuru? Yego. Ndakumva. Uri umunyamakuru? Yego. Hanyuma rero twebwe dufite imbaraga ziboneshwa n'abacu y'abantu, niyo mpamvu tuba dukoze ibitangaza buri muntu wese atabasha gukora. Yego. Twebwe izo mbaraga tuzihabwa n'abakurambere. Yego. Niyo mpamvu iyo wubashye umukurambere nawe arakubaha kandi akakubahisha akaguhindurira ubuzima n'amateka. Yego. Nari nkubaje ati hari abantu bajya babitirira bavuga ngo ni ba muganga ariko ugasanga ari abantu babohereza amafaranga kuri babakora ibyo babakoreye. Abantu benshi batwiyitirira kandi hari nabo twambaye imbaraga. Yego. Hari benshi batwiyitirira baba bafite imitima yabo twarazirikiye hafi y'inyanja ku nkombe. Tuba twarambuye imbaraga badafite ubushobozi bwo kuba bakora ibyo ugasanga babeshya abantu, ariko ibyo nababwira nkanabizeza muze ku giti dore umuganga, muze kuba tubuze dore umuganga Yego pe. Muganga muzima ni muganga ukora imirimo n'ibitangaza kandi byinshi n'amaso yanyu arabyibonera. Amaso arabihera ibyo muze n'ibitangaza nabo mugomba kugenda mubibwira abandi. Ni ukuri nanjye ndabibonye pe. Hanyuma se muga ikindi rero nakubwira mwana wanjye. Yego. Tuvura indwara zigiye zitandukanye ntanaboneraho n'umwanya wo kugira ngo yamamaze burya igihe ukoze imirimo n'ibitangaza abantu bakabibona burya ubikora n'imbaraga zo kwamamaza n'ibindi byose ukora. Ntabwo ntabwo umutungo gusa nk'uko Imana yabinsabye. Yewe mvura indwara zose zananiranye, mvura amarazi y'ubwoko bwose butega n'ubuherano n'ubutamikano, nkanatanga urubyaro n'amasugi nkayatanga n'amasugi nkayavura. Burya hari igihe umukobwa wese ujya ahura n'ikibazo kugira ngo azagumane ubusugi bwe cyane cyane ubwatakaye abubacubiza kugira ngo ahure n'umusore akabona ko ari isugi. Ikindi cya kabiri ubugumba ndabuvura akabyara agatanga urubyaro byose n'urukundo, indwara zose zananiranye n'ibigeragezo byose n'ibibazo byose nkabikuraho mwana wanjye n'ibibanza nkabihumanura, ubucuruzi bwose nkabuhumanura, kuvura n'inyatsi byose bigashyira mwana wanjye. Yego. Kandi ikindi uwo mwana umubwira umutungo awukoreshe neza, nawukoresha nabi tuzawumwambura, burya iyo ukoresheje nabi turawukwambura pe. kandi ikindi umubwira umugira inama yo kuzaza gushindira no ku gicumbi. Numvise. Yego ari kubyumva. Hari ikintu mushaka kumva? Nashaka kubaza nkuko ndagira ngo umubaze akabazo kamwe nk'abantu bari hanze y'igihugu batari mu Rwanda ho mubafasha gute? Nimero yanjye muyishyire ku kiganiro
hanze y'igihugu bampamagare yamamagara video call kugira ngo amenye uwo ari we nta n'ikibazo gihari yamamagara bisanzwe yamama ariko kandi ahanini njyewe mubwira ikintu sha abari hanze hari igihe bakunda kubahamagara video call ndi kwakira abandi kubitaba bikanga bajya bahamagara video call ari bagiye gukorera ari bagiye kwakira nyumva yego hanyuma rero ikindi nimero yagishyire ku kiganiro bagiye bayikuweho bahamagara yaba ari hano yaba bari hanze banyandikire kuri WhatsApp nimero yanjye iri kuri WhatsApp hanyuma mbafashe ibibazo byose mbahumanure ibibazo byose bafite bikemuke mwana wanjye yego muga ni ukuri murakoze nta kibazo murakoze aya mafaranga ngara mugiye kwita mukora ego tugiye kugura inzu tugura amasambu tugura amatungo abana bacu bagiye kwiga mu kigo cyiza dore umugabo wanjye bino bishata bikuremo ibintu ndabikuramo n'ibi byose n'ibigofero ndabishugunya mbe mushasha nanje nje ndagenda ngere mu bandi bavuga bati bambaze ukuntu nabonye umutungo nanje mbabwire ukuntu nawubonye barangire umva sheri amafaranga tuzayafate neza aya mafaranga ibi bigofero ugire no kwiyogoshesha umusatsi buragiye baba we nabo nzajya gusesagura nje bazine fange sari ibyanjye ni meshi baba we haleluya umva tugiye kwigisha abana bose bajya mu mashuri natwe tugura ubutaka no kuja kongera kuca incuro wapi oye wakoraga iki imbere nje narindi umufundi nirirwa hejuru y'igikwa ubu tuzabyongera ntago nzabyongera kuba mbonye amafaranga rwose mwiko ndareba nanje uwundi muntu nguhereza amamanga ngewe nanjye witabiriye nkaba naje nge na cameraman wanjye tugasubira natwe aho twaturutse tumeze neza turamugura agafanta sheri rwose pe none surabaza naka amafaranga we turakugenera turaguhereza nta kibazo mureho kamera ibinini ndabizeye biragenda neza katubona n'ubutaha uko bigenza nuko amafaranga nuko bayabonye ubwo nabandi mugerageza simbizi